uyu munsi ushobora kubyuka ukabona umugore wawe yambaye kano kantu kubera ko yakurikiye Umurimbo TV, yakurikiye izindi shene nyine zivuga ku biganiro by'abubatse, ukabona wenda yafashe umwanzuro wo kukagura. Ariko nanone icyo navuga ni uko mu buryo bwiza bw'imibanire abantu bakwiye kujya bakora ibintu cyane cyane nk'ibintu bishyashya, abantu bakwiye kujya babanza bakabiganiraho. Ubundi abagabo bo mu Rwanda izi ngizi nizo bita inzaratsi. Izi nizo mwita inzaratsi narabamenye kandi ni ukuri kw'Imana muba mwibeshya cyane. Ndagira ngo nkubwire yuko umugabo wawe iyo atashye, ku bantu batajya bakora sex bari mu mihango, ukoresha ikimenyetso cyo kwitegura wambara agashanga gatukura. Hello, tubahaye ikaze bakunzi ba Umurimbo TV, turabasuje cyane, tubifurije kugubwa neza aho muherereye mu bice by'isi bitandukanye, mukaba mudukurikira umunsi ku wundi. Tubahaye karibu cyane, tugiye kuganira umunsi muri za nsanganyamatsiko zacu nziza cyane ziba zigamije kugirana inama, guhugurana, kwigishanya ndetse no kwibukiranya ku bintu by'ingirakamaro byose dukenera mu buzima bwa buri munsi, harimo umuryango mwiza ndetse n'ubuzima bwiza n'imibereho myiza ndetse n'imibanire myiza. Twizere ko muri amahoro rero, nibyo tuba tubifuriza uyu munsi. Ariko ngira ngo mbwire nawe uyu munsi uri kunkurikira ukaba wumva utamerewe neza kubw'impamvu zitandukanye, ngira ngo nkubwire ngo komera kandi ugire intwaro yitwa kwihangana. Ejo no kuri rizarasa ibintu bimeze neza. Murabibona rero ko natwe hari ukuntu turi kugenda tudashyiraho ibiganiro neza. Ibyo byose rero biba ari challenge tuhura nazo mu buzima bwa buri munsi. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi hari ukuntu ibintu biba bimeze neza ariko ejo ukavangirwa, ndetse no mu buzima bwa buri munsi nuko nguko. Ibyo byose tuba tugomba kubicamo, ariko umuhanga mu kubicamo ni wa wundi ubasha kwihangana kandi akaniringira ko ejo ibintu bitazaba bimeze nk'uko byari bimeze uyu munsi. Niba nawe rero uyu munsi umerewe neza cyane, wirinde kugira uwo uhutaza kubera yuko ntabwo uzi ejo hazaza uko bizaba bimeze. Mw'abantu mwe tujye twemera ko iyi si nyine irazunguruka cyangwa se ibintu birivangavanga, sibyo? Mbahaye ikaze rero cyane cyane mwebwe bashyashya mugeze ku Murimbo TV bwa mbere, mukore subscribe. Hano dukora ku nsanganyamatsiko nziza cyane nk'iyo tugiye kuvugaho uyu munsi, iraryoshye cyane, ndagira ngo ntihagire n'umwe ubasha kuyicika. Aha rero tugiye kwibanda cyane cyane ku myubakire y'ingo zacu, tugiye guhugurana ku tuntu twadufasha kuryoherwa cyane cyane mu mabanga y'abashakanye, cyane cyane mu byadufasha kugira ngo dutegurane mu buryo bwiza, twifashishije rero iki, nk'uko mubizi nari nsanzwe ndimba mu buryo busanzwe cyangwa se budakabije, ariko uyu munsi murambona yuko uyu munsi nyine mfite imirimbo itandukanye. Ahangaha murabona ko nambaye umutako w'amabara menshi kandi meza cyane. Murambona yuko uyu munsi hano mfite utuntu hano ku maboko, mfite utundi ahangaha ku maboko. Iyi ni imirimbo, ni imitako kandi ya kinyafurika. Ubwo ni ukuvuga ngo abataramu cyangwa se abahanga bamaze kubona ibyo tugiye kuganiraho. Ariko nawe niba utabitekereje cyangwa se utabiketse, reka dutangire noneho tubishyire ku mugaragaro. Murabibona aka ngaka iyo ukabonye kitwa ishanga cyangwa se amashanga, udushanga, agashanga, uko ujya ukita kose, ariko ni uko nguko hano tumenyereye kukita ku bantu bakazi. Ntibagiwe yuko ushobora no kuba ukabonye bwa mbere mu buzima bwawe, cyangwa se ushobora kuba utanakazi. Rero tujye kuganira. Hari uburyo wowe ukazi ukaba ukazi mu buryo butari bwo, hari uburyo utari ukazi ukaba ugiye kukamenya. Tuvuge ko aka ngaka ni agaki, kamara iki, gafasha bande, ni bande bakwiriye kukifashisha cyangwa se ni bande badakwiriye kugakoresha, sibyo? Karibu cyane rero. Ahangaha ni ibintu bireba cyane cyane umuryango, abagabo, abagore, abasore, inkumi, mwese iki kiganiro ntimugicikwe. Njye rero tugiye kuganira, nitwa Sauda. Ubwo ndabwira kuri babandi batanzi cyangwa se bageze hano bwa mbere, ariko namwe mukore subscribe kandi mujye mwibuka no gukora kuri kari akazogero cyangwa se iriya notification kugira ngo muzajye mubona ibiganiro mu ba mbere. Hano twita ku byatugirira akamaro mu buryo bw'ubuzima bwiza, mu buryo bw'imyubakire myiza, mu buryo bwo guteza imbere ubuzima bwacu ndetse n'imiryango yacu. Ari nayo mpamvu n'iki kiganiro nacyo tugiye kuganira kugira ngo tubashe gusobanukirwa iby'iyi
ibi bintu cyangwa se iby'iyi mitako muri kubona. Hari amabuye atandukanye akorwamo imitako, za zahabu, za diyama, za rija n'ibindi byuma bigiye bitandukanye bicurwamo imitako, imirimbo myiza cyane, cyane cyane y'abagore. Aha ngaha rero tukibagirwa yuko natwe muri Afurika dufite umugisha wo kuba dufite abahanga bazi gukora ibintu bitandukanye bishobora kutuviramo imitako myiza cyane. Ndagira ngo mbabwire yuko no mu Rwanda, mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, harimo abahanga bashoboye gukora imitako myiza ikozwe mu masaro, sibyo? Hari ababikora mu mpapuro, hari abo nzi, hari ababikora mu buryo bw'ubuhinzi bakarema amasaro nyine, hari ababikora mu bitambaro, hari ababikora muri za plastique, ariko bakadukoreramo imitako, ugasanga akenshi nta nubwo bihabwa agaciro, nta nubwo byitabwaho kubera yuko ari iby'Abanyafurika. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo dukwiye gufata iya mbere kugira ngo natwe ibi bintu tubiheshe agaciro, kubera ko ni imitako myiza cyane. Aba bahanga bacu rero turi kuvuga baba babyitayeho, bakanayidekora, bagashyiramo amabara meza aryoshye, akurura, abereye amaso. Ngira ngo mbere y'uko nanakomeza mbanze mbasuhuze cyane 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 abo mu Rwanda bazabona kino kiganiro, muzumve yuko rwose ibyo mukora ari iby'agaciro, mukomereze aho ngaho, kandi mwumve yuko ubuhanzi bwanyu cyangwa se ubuhanga bwanyu tugomba kubuha agaciro uko byagenda kose. Respect kuri mwebwe. Reka rero dutangire tuvuga akamaro k'ibi ngibi. Iyo ubonye kano kantu nyine uhita wumva ko ari ishanga, ariko se ishanga ni iki muri make? Ni ukuvuga ngo kubera yuko ibi ngibi mu bihugu bya Afurika, cyane cyane ibikoresha nk'ururimi rw'igiswahili, nko muri Kenya, Tanzania, za Congo, za Mozambique n'ahandi, nibo bakunda gukoresha ibi ngibi, ariko bikitwa ishanga kubera ko ari mu rurimi rwabo. Twebwe rero nk'Abanyarwanda ibi ngibi tubyita imitako. Reka rero tubasobanurire ishanga zaje kwitwa ishanga gute, kugera n'aho mu Rwanda tuzita ishanga, ubushanga ndetse n'ayandi mazina, ariko byose bisobanuye ubushanga cyangwa se udushanga nk'uko twabivuze. Mu bihugu byo muri Afurika cyane ibikoresha ururimi rw'igiswahili, ari nabo bakunda gukoresha bino bintu cyane, cyangwa se ino mitako cyane. Ni ukuvuga ngo nka za Kenya, za Tanzania, za Mozambique, za Congo n'ibindi bihugu bitandukanye byose byo muri Afurika bikoresha ino mitako, bavuga ishanga nyine kubera yuko baba bisobanura mu rurimi rw'iwabo, ururimi rw'igiswahili. Noneho rero bakunda no kubikoresha bino bintu kuko bazi n'akamaro kabyo. Hano rero mu Rwanda ntabwo tuzi akamaro kabyo, usanga abantu babyitiranya, bakabyita amazina atariyo, bakanabyita cyangwa se bakanabyambara mu buryo budakwiriye, ari nacyo uyu munsi tugiye guhindura cyangwa se tugiye kuganira, kugira ngo turebe uburyo bwa nyabwo ishanga dukwiye kuzikoresha, kugira ngo natwe ubwacu tujye twunguka ibyiza biri muri izi shanga. Rero ni ukuvuga ngo izi shanga cyane cyane buriya zagenewe abantu bari mariye, imirimbo ikoreshwa n'abagore bubatse ingo. Gusa mbere y'uko dukomeza, nanone uribuka nimba wenda uri mu myaka nk'iyanjye, cyangwa se uri hejuru yanjye, cyangwa uri hasi yanjye ho gatoya, kera natwe tukiri abana batoya, nkanjye ndabyibuka, hano ku kaboko nabaga nambayeho nk'utuntu nka 3 cyangwa 4, hari n'igihe twabaga turenga dutandukanye. Mama wanjye yabaga yankoreye cyangwa se yantunganyirije, nkatwambara dukozwe mu masaro gutya, tugiye dutandukanye. Sinzi ahantu bakuraga amasaro bakanayashyira ku tuntu nk'imishipiri cyangwa se n'ibindi bintu ntibuka ibyo ari byo. Icyo nzi cyo ni uko tuno tuntu nanjye naratwambaye nkiri umwana. Hari n'ako nabaga mfite mu ijosi nanone. Kandi ndagira ngo nkubwire yuko no mu baturanyi, abana b'abaturanyi, hari abana b'abaturanyi babaga batwambaye no mu nda hano nyine, hagati y'inda n'ikibuno, ugasanga nyine arakambaye, sibyo? Nka kamwe nyine gutyo ugasanga arakambaye, tutitaye ku mabara, usibye ko tugiye no kurebera hamwe amabara y'ibi bintu igihe uyambaye icyo biba bisobanuye, sibyo? Bivuze iki rero? Bivuze yuko natwe mu Rwanda ntabwo ari bishyashya, na kera abantu barabikoreshaga. Wasangaga hari n'abamama
usanga nawe yarakoze utwo tuntu nyine twambaye mu ijosi tw'utunigi dukozwe mu masaro meza cyane sinzi n'ahantu bayakuraga. Hanyuma rero ugasanga twambaye ku maboko, byabaga ari ibintu byiza cyane. Hari n'imico imwe n'imwe y'Abanyafurika babikoresha nyine nk'umuco bakabyambara, bitandukanye n'uko uyu munsi mu Rwanda tumva yuko ubyambaye aba ari indaya, cyangwa se bitewe n'aho abyambaye ukaba wamwita indaya, ukamwita umuntu wigurisha, ngo babyita ngo uri kubwira abantu ngo karibu ngo iwanjye kugira ngo nyine dukore uburaya, murabizi n'andi mazina atandukanye. Ariko nanone tubashije kubisobanura mu buryo wowe wumva butakunyuze kandi nawe ufite icyo uturusha, wajya muri komenti ukatwunganira, kubera yuko hano twese turunganirana mu buzima bwa buri munsi, kubera ko ntabwo ari njye muhanga cyane, nawe ushobora kunkurikira uri umuhanga kurenza kundenza bitewe n'ibyo ndi kwigisha, nawe ukaba wadutera inkunga yo kutwunganira kandi mu buryo burimo disipurine. Reka rero tujye mu gace keza cyane ko gusobanura iby'aka gashanga, abantu bakwiye kugakoresha, akamaro katwo ndetse n'icyo bisobanuye muri rusange. Mbere na mbere utu dushanga cyane cyane buriya dukwiye gukoreshwa n'abantu bubatse mu buryo tugiye kubasobanuriramo. Hanyuma rero nanone utu dushanga biba byiza kudukoresha ku bana mu rwego rwo kumutegura umwana mutoya cyane w'umukobwa, kumwigisha ko mu mutwe agomba kurimba, akwiye kugenda abasha gutunganya utuntu tw'imitako two kwirimbisha, kubera yuko umugore ni ururabo mu buzima busanzwe. Rero usibye no kumwigisha kurimba cyangwa se kumutoza kumva yuko agomba kwitaka, harimo n'ubundi buryo bwo kumuforoma ku mubiri we, cyane buriya nk'Abatanzaniya mujya muvuga ngo Abatanzaniya bagira ibibuno binini, buriya bafite ubuhanga bwo guforoma ibibuno by'abana babo, abana babo bakiri batoya. Rero ntabwo ari muri Tanzaniya gusa, ndagira ngo mbabwire ko no mu Rwanda buriya kera ababyeyi ba kera bari bazi uburyo bananura umwana bakamuha forume y'ikibuno, ari nayo mpamvu abantu ba kera bari bateye neza ugereranyije n'ukuntu uyu munsi ibintu biba bimeze. Hari ababyeyi cyangwa se hari imiryango imwe n'imwe izi guforoma ibibuno by'abana babo ku buryo bidapfa kwizana. Hari igihe ubibona ko kwa kana k'agakobwa babo baba bateye neza, wowe ukagira ngo ni ibintu byapfuye kwizana gusa. Umwana w'umukobwa iyo akiri mutoya umubiri we uba ushobora kuwuhereza shepu cyangwa se uba ushobora kuwuhereza forume, ibintu bikaba byaryoha cyane. Ni ukuvuga ngo muribuka ukuntu kera bajyaga bananura abana, muri iki gihe ntabwo bigipfa gukora cyane. Umwana ukamunanura warangiza ukamuryamisha ukamukanda mu mugongo, wamara kumukanda mu mugongo ukamukorera nyine ka masaje ko mu mugongo, hanyuma ugahita ukora, hari utuntu bakoraga nyine twa gutyo, ugafata nk'intoki ebyiri ukaziha ikibuno cye nyine kikagira amaso. Buriya abakobwa ba kera cyangwa se ubu ni abamama nyine, ibibuno byabo byabaga bifite utuntu tumeze nka fosete. Hanyuma ikindi yakoreshaga ikiganza cye agasa nk'uri kumasa, ariko ikibuno akagenda agihereza shepu, akagiha forume gutya akakirundarunda. Sizi wenda forume yo kunanura murabizi ukuntu babikoraga, cyane cyane iyo umwana yabaga umubiri we ugishyushye. Ibi rero bifasha iki? Byafashije abakobwa b'Abanyarwanda uyu munsi kuba abantu bavuga ngo abakobwa b'Abanyarwanda ni beza, bateye neza, bafite amashepu meza, bitandukanye n'ubu. Uyu munsi umwana w'umukobwa asigaye akura nyine gutyo akazajya kwihigira nyine aho bakora za plastic surgery, bwa buryo nyine bwo kwibagisha ikibuno kugira ngo abashe kugira imiterere myiza. Abakera bo byabaga ari umwimerere. Icyo ngicyo wenda ni kimwe. Hanyuma ikindi rero, utu ngutu ni umurimbo w'abashakanye mu buryo bwiza. Abagabo murahari? Reka mbabwire, uyu munsi ushobora kubyuka ukabona umugore wawe yambaye kano kantu, kubera ko yakurikiye Umurimbo TV, yakurikiye izindi shene nyine zivuga ku biganiro by'abubatse, ukabona wenda yafashe umwanzuro wo kukagura. Ariko nanone icyo navuga ni uko mu buryo bwiza bw'imibanire abantu bakwiye kujya bakora ibintu, cyane cyane nk'ibintu bishyashya, abantu bakwiye kujya babanza bakabiganiraho, amakuru ahagije bakayafata bakanayasangira, hanyuma rero bakabona gukora ikintu runaka bemeranyijweho, nibwo bizaba byari umusaruro kandi bikabaha n'uburyohe, bikabarinda impagarara. Hanyuma rero no mu gihe wenda muzaba mutabanje kubiganira, ndagira ngo nkubwire ngo numubona umugore wawe yambaye gutya cyangwa se yambaye yakoresheje utu ngutu, ni twinshi dutandukanye turagenda tubereka n'icyo dusobanuye. Ntuzahite utekereza ko umugore wawe yambaye ibintu byo mu bapfumu, yambaye inzaratsi niko bazita ubundi. Ubundi abagabo bo mu Rwanda izi ngizi nizo bita inzaratsi.
izi nizo mwita izaratsi narabamenye kandi ni ukuri kw'Imana muba mwibeshya cyane. Ibi rero abandi ngo babyita impigi, hari impigi nyine za kinyarwanda abantu ngo bajyaga bakoresha mu buryo bwa gipfumu cyangwa se bwa kivuzi, abantu bifashisha nyine bakazambara, ugasanga nyine ngo bazambayemo ibintu by'imitsindo cyangwa se ibintu ntibuka ibyo ari byo biba bijyananye n'ibintu byo kuroga cyangwa se ibintu byerekeranye no gukagira ibintu nyine murabyumva mwebwe, ariko ndagira ngo uyu munsi turi kuvuga ku bushanga, turi kuvuga ku mitako myiza cyane. Iyi ngiyi rero nubona umugore wawe yageze kuri level yo kwitaka gutya, kuko buriya umugore mwiza ni umugore utanga icyizere ku mugabo we ko ari umugore mwiza, umugabo akabibona bitanamugoye. Umugore mwiza ni umugore utuma umugabo atuza. Hanyuma umugore mwiza nanone ni wa mugore uri sharp, ugera mu gikorwa cy'abashakanye akaba active, akaba sharp ku buryo umugabo atumva hari ikintu kiri kubura. So aba bagore rero uzasanga ari babandi bakunda kuba bafite imitako itandukanye, bakunze kuba bafata twa makiyaje, bakunze kuba bafata utuntu tubahumuza kugira ngo bumve nyine bimariyemo icyo gikorwa cyangwa se bakinjiyemo mu buryo bwuzuye. N'iyi mitako rero ndayibatuye mwa bagore beza mwe, mwa bagore mwe mushaka kugira ngo muryoshye ibintu. Iyi mitako tugiye kuyisobanura, hanyuma abagabo banyu ntibazongere kubyita yuko mubikoresha mu buryo bwo kubaroga. Gusa abantu ntago bashoboka, wasanga hari n'ababikora mu buryo bwo kuroga, ariko ndababujije. Uzakora uko ushoboye kose wirinde ikintu cyerekeranye no kujya mu bapfumu cyangwa se mu barozi kugira ngo uroge umugabo wawe, kubera yuko ubwenge umugore afite burahagije kuba ari uburozi ku mugabo. Umugore ubundi uzi ubwenge, akaba azi ubwenge bwuzuye bw'umugore nyine wa wundi umva kwa kundi bavuga ngo yashutse ngo Adamu ngo itunda ngo barirye niki, uwo mugore nyine bwa bwenge bwa Eva, umugore ubuzi ntabwo akeneye umupfumu, ndakurahiye. Hanyuma rero nk'uko twabivuze, iyi ni imirimbo, ni imitako umugore yitaka kugira ngo nyine abe ari rwa rurabo rwuzuye, rusa neza, rushashagirana, rukurura, kugira ngo nyine wa mutware cyangwa se wa mugabo wamurongoye aze kubona ibintu bitandukanye bituma rwa rurabo rwe rurushaho kubengerana cyangwa se gushashagirana. Ndagira ngo nkubwire ngo iyi mitako ushobora kuyikoresha mu buryo bwo kwitaka. Ibaze noneho ahantu bitandukaniye n'ahantu bigoranira. Twebwe mu mico yacu nk'abagore usanga twitaka tugiye kujya hanze, abandi bantu akaba aribo babona imitako yacu, ariko twagera mu rugo byose tukabikuramo. Ubu urwana no kubikuramo, ubika hari, ubika hari, ubika hari. Wa mugabo wawe mutirirwanye iyi mitako ntayibone. Abandi bantu bakubonye hanze kuzi kwitaka, wambaye uduherena twiza, wambaye udushenete twiza, wambaye utuntu twiza ku ntoki no ku maboko no ku maguru, ariko wagera mu rugo umugabo wawe akakubona uhagaze nk'igiti nta kintu na kimwe wambaye. Kandi ubundi muri make tugomba kwitakira abagabo bacu. Ndagira ngo nkubwire ngo niba nawe uri n'umurokore, utemerewe kwitaka ya mitako ngo ujye hanze, kubera yuko buriya akandi kamaro k'imitako ituma umugore nyine akurura, yatarakitinga abantu bamureba. Rero impamvu amadini atubuza kwitakira mu mihanda cyangwa abandi bantu batubona, mu byumve mwabarokore namwe, niyo mpamvu ni ukuvuga ngo ni ukwirinda yuko twaza kuba ibigusha ku bandi bagabo bo hanze. Ariko ibingibi ubifashe ukabyitakira umugabo wawe, ukamukurura ukamukurubana, ibingibi ugomba kubigira iwawe mu rugo. Niba uri n'umurokore ukajya ubyambara, nimugoroba ukikubita ka mekapu, umugabo wawe yataha akabona nyine uru rurabo rushashagirana, sibyo? Ibi rero bizanagufasha no kuryoherwa na sex, bizagufasha muri bwa buryo abantu baba bavuga bati ntabwo tukigira ubushake. Buriya mu bintu bituma umugore atagira ubushake cyane cyane harimo yuko ibi bintu aba atabishyize mu mutwe. Wirirwa ucurangana mu utuntu n'utundi, nitwo wahaye time, nitwo wahaye ibitekerezo byawe, ariko ukibagirwa ko kino gikorwa cyakuzanye muri uru rugo ugomba kugiha umwanya. Iyo wagihaye umwanya rero ukagitekerezaho, ibi ngibi bigufasha kwitegura no kugira umubiri wateguritse hakiri kare. Ibi ngibi rero nanone bigaterwa n'uburyo wakomeje kubitekerezaho. Nimba tuvuga urugero ugiye kuvuga uti uyu munsi ndagomba kwambara neza, ndagomba kwisiga kugira ngo umugabo wanjye ntazasanga nshashagirana, ni ukuvuga
yuko uri kumwatarakitinga kugira ngo muze gukora iki, muze kuzamura rwa rukundo rwanyu, rubaganisha hehe, kurya rya tunda nyine riryoha riba hariya hamwe nyine tutagiye kurondorera hano kuri kamera, sibyo? Ubwo rero ibi ngibi numva ubikoreye iwawe mu rugo nta cyaha kibirimo uko byagenda kose. Hanyuma rero abahanga mu gukoresha zino shanga, mu bazi akamaro kazo, ari nabo tuba twakuyeho amahugurwa atandukanye, Abanyafurika ndetse n'abo mu bindi bihugu bitandukanye n'abazungu, mujya mubibona ko nabo babyambara. Ni uburyo bwo kwitaka nyine nk'umugore kugira ngo urusheho kongera ubwiza, ariko nanone twatangiye tuvuga yuko zibandwaho cyane n'abagore bubatse ingo. Reka tubabwire rero akamaro gakomeye cyane izi shanga zidufasha nk'abubatse ingo cyangwa se nk'abagore bafite abagabo, mu buryo bwo gutegurana cyangwa se uburyo bwo gukora ubuzima bwacu bwa buri munsi bw'umuryango. Izi shanga zidufasha iki rero? Nk'uko twabivuze ko ari umurimbo, hari ishanga. Murabibona rero hano mfite amabara atandukanye y'izi shanga. Tugiye kuvuga rero ku kamaro kazo. Hari ishanga ntabashije kubona. Hari ishanga uzasanga isa aya mabara, murabona yuko arimo umutuku, umuhondo, umukara ndetse n'icyatsi. Akaba ari idarapo ry'abarasita cyangwa se amabara y'abarasita. Aba barasita rero akangaka ashobora kugakoresha yego nk'umutako nyine, ariko nanone yerekana nuko ari umurasita. Nk'uko mubizi bajya bakoresha imyambaro itandukanye nyine yerekana ko ari abarasita, cyangwa se bafite idarapo ryabo cyangwa ikirangantego cyabo kimemeza ko cyerekana ko ari abarasita. Aba bahanga rero bakora buno bugeni, urabona yuko nabo nyine baba batabibagiwe. Abangaba ushobora kumubona yakambaye gutya, aha ugahita ubona yuko yashatse kurimba, ariko nanone yerekana ko ari umurasita. Kimwe nk'uko hari ushobora no kukarimba yerekana ko ari umufana w'abarasita. Okay? Hanyuma hakaza ibara rindi ntafite nk'uko nabibabwiye ritukura. Iyi shanga y'amasaro atukura ikoreshwa mu kwerekana iyi mesaje. Niba uri umugore umenyereye gukoresha ishanga, cyangwa se ukaba ugiye gutangira kwiga gukoresha ishanga, iyi shanga itukura uzajya uyikoresha mu gihe uri mu mihango. Abazimenyereye bo niko babikora. Ayikoresha mu buryo bwo gutanga mesaje y'uko atari bukore sex, nta gahunda ihari, ari nko mu buryo bwo kuvuga yuko ntabwo ameze neza. Si mu mihango gusa, ahubwo hari n'iyindi mpamvu wenda yabonetse ituma uyu mugabo uyu munsi nta kintu uri bubashe kumupimira. Uyu mugabo rero nawe iyo atashye cyangwa se iyo akubonye wambaye iyo shanga itukura, ubwo biba bihagije, atangira kumenya yuko cyangwa se yakira mesaje yuko uyu munsi nta kintu kiri buboneke kuri madamu. Bigafasha rero yuko byonyine umuntu kujya kugira ngo agusobanurire byagenze gute, habuze iki, hagize gute, wowe ukoresha ku gashanga, mesaje igatambuka mu buryo bworoshye. Hanyuma rero mwabyumvise akamaro k'ishanga itukura ni ako kwerekana mesaje y'uko umugore atameze neza, atari bubashe gukora sex cyangwa se amabanga y'abashakanye. Hakaza ishanga y'umweru. Ishanga ifite amabara y'umweru gusa cyangwa se ifite ibara ry'umweru gusa, isobanura yuko hakeye, habonetse umucyo. Ku bantu batajya bakora sex bari mu mihango, cyangwa se ku bagore bari bamaze iminsi bari mu bisanza, cyangwa se kuri wa mugore byari bitarakunda nyine yuko kubw'impamvu zigiye zitandukanye yuko ashobora gukora sex cyangwa akora amabanga y'abashakanye, mu rwego rwo guha umugabo we karibu no kumwereka yuko ibintu byabaye neza, cyangwa se umucyo wagarutse muri uriya mwanya we w'ibanga, ku buryo umugabo agomba kwisanzura hariya hantu he, ni ukwambara iyi shanga y'umweru. Iyi shanga y'umweru iyo uyambaye igaragaza mesaje y'uko umugore ameze neza rwose, nta kibazo gihari, agomba gukora sex. Hanyuma rero ahangaha dufite iyindi shanga nziza cyane yiganjemo amabara ya pinki cyangwa se iroze n'umweru. Harimo n'utundi tuntu duto tutagaragara cyane, ariko reka twebwe twemeze umweru na pinki, cyangwa se umweru
n'iroza nk'uko muyibona. Iyi ngiyi rero yo ni nziza cyane ifite akarusho gatandukanye, ni kwa kundi urabona ko hari ikiganiro twakoze tuvuga ngo abagabo baba bakeneye ko nawe uba active cyangwa se wisanga wahagurukiye cyangwa se wacangamukiye kino gikorwa cy'abashakanye, ukaba uri wa muntu nawe witeguye ku buryo umugabo wawe aza umubwira uti ndagukumbuye ndashaka ko dukora sex sheri, ndagukumbuye ndashaka ko ibi bintu tubikora, kwa kundi umugore yerekana ubushake bwo gukunda umugabo we ku buryo amufasha kumwinjiza muri iki gikorwa cy'abashakanye. Iyi shanga rero niko kamaro kayo. Niba uri wa mugore wumva kabisa wabaye weti, urumva ushaka guhura n'umugabo wawe, uramukumbuye, urashaka kuryoshanya nawe, urashaka kuba ari nawe ufata iya mbere noneho mu gutangiza igikorwa cya sex, please ambara iyi shanga. Hanyuma rero ushobora kuyambara donc ntabwo bisobanuye ko ari iyi ngiyi buri gihe wenda ifite, urabona ko iyi ngiyi ni nini, ushobora kuba ifite iriho tubiri, iriho dutatu, iyi ngiyi iriho twinshi, sibyo? Ariko nanone ku bantu bakoresha ishanga, umuntu uzayikunda akaba akurikira ibiganiro byanjye buri munsi ari umufana wanjye wa nyawe, iyi ngiyi ndayitangamo gift. Ku mugore ushaka kuba active no kubaka urugo rwe mu buryo bw'uburyohe, waciye muri za nama zose natambutse mvuga, kuko ushobora kuyambara igahita igusenyera cyangwa ikazana umwuka mubi mu rugo rwawe bitewe n'uko wabikoze mu buryo butari ubwanyabwo. Biragusaba rero kuba wumvise inama zose kandi ukazumva mpaka ukazirangiza. Ahangaha niba uri ready, ngewe iyi ngiyi gift yawe urayitsindira kandi izakugeraho mu buryo bworoshye. Hanyuma rero niba uri umugabo ugataha ugasanga umugore wawe nawe yambaye iyi shanga ifite aya mabara ya pinki n'umweru, nushaka rwose wikomange mu gituza uvuge uti umugore wanjye yanyiteguye pe, kwa kundi muba mubishaka. Ndabizi ukuntu abagabo benshi murabikunda yuko usanga umugore wawe nyine yabaye shapu, yabishyuhiye, agomba nyine kugufasha guserebura kino kintu, akaba ari nawe ugitangira kugeza nanakirangije, donc mukagifatanya mu buryo ubona hatarimo kugorana cyangwa kumubwira ngo wampaye cyangwa se madamu rwose urabona ko ndagukeneye. Izo ngizo ndabizi yuko hari abagore benshi tuzigira cyangwa se bazigira, ariko ntabwo bikwiye kuba ibya buri munsi. Ibyishimo by'urugo rwacu cyangwa se umunezero warwo tugomba kujya tuwusangira kandi mu buryo rwose bwiza pe, ku buryo abantu baryoherwa, ukumva mugenzi wawe arakuryoheye. Naho hahandi rega ituma umugabo agukumbura, mwaba mutirirwanya akaba yaguhamagara, sheri wiriwe ute, n'amahoro ndagukumbuye, sibyo? Ibi rero akenshi tujya tubibura, tugatangira no kurekarama ngo abagabo bacu baraduhaze, ngo abagore bacu baraduhaze. Ni ukubera iki se? Ni ukubera yuko iyo tugeze mu rugo umwe acize n'undi agacize, ugasanga nyine kino kintu basa nkaho bakirengagije. Impamvu ibitera rero ni ukubera ko tuba twararenzwe, nshuti yanjye, tuba twaramaze kurengwa, twarahaze, kwa kundi nyine bavuga ngo ngo ugaburira uwijuse bararwana, sibyo? Ariko ndagira ngo mbabwire yuko ibi tukwiye kubivaho, tukongera tukumva yuko dukwiye kujya umubano wacu buri munsi tuwufumbirira, tukawuhirira, tukawuvomerera kugira ngo ibintu birusheho kuturyohera buri munsi. Aka rero kari akamaro k'ishanga y'aya mabara akeye meza cyane y'iroza ndetse n'umweru, kandi ku muntu uzayitsindira rwose uzaze uyifate mu mujyi, hanyuma ibintu bizakugendekere neza. Hanyuma rero iyi tuyivuyeho, tugeze kuri iyi shanga. Iyi murayibona ko ni golden, ni ibara rimwe rya golden. Iyi ngiyi rero bakubwira yuko urabona nka kwa kundi ibintu biba bitameze neza, aya mabara murayabona ko yijimyemo, kwa kundi rero muri mu rugo mukaba mutameranye neza, hari ibyo mutumvikanyeho, hari ibintu nyine bitari kugenda neza ku ruhande rumwe. Iyi shanga umugore yayikoresheje aba akwereka message yuko hari ibyo akeneye ko mukosora, hari ibyo akeneye ko muganiraho. Ibi nabyo mujye mubyitaho, cyangwa se nimba mutajyaga mubikoresha mujye mubikoresha mu buryo butanga message kandi nziza cyane hagati y'abashakanye. Iyi ngiyi rero nubona umugore wawe yayambaye
uzamwegera umubwire uti sheri umeze neza ni amahoro, ese ni iki kibura, sheri hari ikibazo dufitanye, hari igihe muba mwabigiranye ukagira ngo byarangiye ariko mu by'ukuri wenda hari akantu kigobetse katumye ibyo bintu bitarangira, hari n'ibyo aba yagize udahari utazi nimba atabifite. Ibi rero nabyo bizajya bituma mubasha guhuza, ni ukuvuga ngo n'abagabo nabo mu minsi iri imbere turabazana ikiganiro kizababwira, kizatanga mesaje ku bagore yuko umugabo nawe afite ikibazo akeneye yuko bakemura atiriwe avuga amagambo menshi insha Allah. Iyo ngiyo ni iyindi. Tugeze rero ku ishanga ya gatanu. Iyi shanga ya gatanu murayibona ko irimo utubara twinshi dutandukanye tuvangavanze. Iyi ngiyi rero ni mu buzima busanzwe, iyi ngiyi ni umurimbo usanzwe. Ashobora kuba iyo yambaye irimo amabara asanzwe avanze, ashobora kuba ayikoresha mu buryo busanzwe butandukanye. Hanyuma rero akamaro gakomeye cyane k'aya mashanga ni uko aya ashimisha abagabo. Ndagira ngo mubwire ngo nimba mutajyaga mwambara n'amashanga, ndagira ngo mbabwire ngo wenda niba iwanyu mudasanzwe mukoresha n'izi shanga, uzazikore mu buryo mbese nko kugerageza, niba uri wa mugabo w'umusirimu cyangwa se niba uri umugore w'umusirimu, uzabikore mu buryo bwo kugerageza. Ndabizi yuko abantu benshi ibiganiro dukora bajya babirebana ari couple, kandi nanabashimira cyane abantu bajya barebana ibiganiro byacu. Yes, ahangaha rero ndagira ngo mbwire cyane abakobwa cyangwa se we mukobwa wumva ushaka kuzabaho mu buzima bwo kuba umukobwa, ukagira icyiciro cy'ubukobwa, ukagira icyiciro cy'ubugore, ukagira nyine icyiciro cyo kuzaba umubyeyi, ariko nanone ntabwo ndi bwirengagize ko hari n'abandi babikora babigize umwuga, abangaba bo wenda ntacyo wabihinduraho. Ariko niba uri umwana wo mu rugo kwa kanaka ukaba uvuga uti ejo n'ejo bundi nzava mu bukobwa njye mu bugore mbe umubyeyi, ibi bintu utandukane nabyo. Nunabyambara jya ubyambara bibe ibyishimo byawe, kubera ko no kubyambara nawe iyo ubyibonyeho warimbye nk'iyo uhagaze muri miriwari uri kwireba birakuryohera cyane. Nubikora rero wikwirirwa ubyereka rubanda, wikwirirwa ubyereka isi yose, byambare wikwize bibe imbere mu mubiri wawe, hanyuma aba ari wowe ubimenya, aba ari wowe ubifiringa, mu gihe utari wa muntu nyine ukora uburaya. Kubera yuko cyane cyane mu buryo bwo kubyambara nko ku maguru, nujya kutwambara wenda n'urugero utari umukobwa w'indaya, utwambare ku buryo uri wa muntu uzi neza ko ujya wikwiza, wenda abantu bawe bakaba ari bo babibona, cyangwa se wowe ubwawe akaba ari wowe ubyibonera, kugira ngo utaza ukagira abo uhutaza mu buryo butakagombye kuba bwo. Hanyuma rero mu gusoza ndagira ngo mbabwire yuko ibi ngibi ndanabicuruza, abashaka kubigura bazaze babigure. Tuba dufite modeli nziza zitandukanye, tuba dufite ubwoko bwinshi n'amabara menshi agiye atandukanye, yaba utwo ku maguru ndetse n'utwo ku maboko ndetse n'utwo mu ijosi. Tuba dufite imirimbo nayo igiye itandukanye ndetse n'imyenda myiza cyane. Urugero nk'iki ngiki urabona ko ari igishene cyiza cyane, ndetse n'iki ngiki nambaye ku bantu bakora, abahanzi, abandi bantu bose bakora ibintu bya fashion. Izi nigi ndazifite, ndazibatuye kandi nzigurisha ku mafaranga makeya cyane. Aho wazishakira hose rero wazibona. Uburyo busigaye bworoshye nyine, delivery ikora neza. Hanyuma rero hari n'iri bara nk'iki ngiki urabona ukuntu ari cyiza, ni cyiza cyane, ni cyiza, gifite uburyo kigiye kivanze amasaro meza kandi ari class, agaragara neza ku bantu bambara, abanyamideli, abantu bakora fashion zitandukanye cyangwa se barimba mu buryo bugiye butandukanye. Mananye hano mu Rwanda abantu basigaye barimba cyane. Ibi ngibi rero ndetse n'aho waba uri hose ku isi ukabasha kubona uyu mutako, uyu nguyu rwose uri available cyangwa se uraboneka ku buryo butangaje cyangwa se busesuye. Hanyuma dufite n'utundi tuntu twinshi dutandukanye. Urabona n'utu ni udutako, urabona nk'aka ngaka ni akanigi, ni agashenete keza cyane ka silver, keza koko, keza kandi kari garanti, kanafite design nziza ku bakobwa, abagore bakiri batoya bagomba kurimba nyine, sibyo? Yewe ni byinshi, ni byinshi. Reba nk'uru runigi, uru runigi narwo ni rwiza cyane ku mugore ufite ibirori, wambaye umukenyero, wambaye ikanzu nziza cyane, ugahita wambara n'uru runigi. Manange ni rwiza pe. Hari n'ayandi mabara, wenda nuko uru nguru ari rwo tubashije kubereka. Hari n'ayandi mashenete meza cyane. Reba nk'utu dushenete tuba ari nka twinshi,
abajene bakunda kurimba nyine warimbye ibintu ushaka, aka ngaka kari nka 7 in 1, urabona ni utuntu twinshi dutandukanye kandi tudushenetse dusa neza, ni byinshi cyane. Hari nk'aka ngaka nako kari 3 in 1, aka ngaka ka Dior ni keza nyine, ukambaye wabona nyine biri class kuko ntabwo ari abantu benshi wagasangana bakambaye, ni karekaremo wenda no kubona ko twanze kugakura ku ntuza yako. Ndababwiza ukuri ni ibintu byanjye nifitiye nk'imitako ndetse n'ibindi byinshi wenda ntaberekeye aha ngaha. Ku bantu rero babikenera, nomero ni ya yindi nyine mwacaho, musanzwe mutubonaho mutubaza ibibazo bitandukanye, kandi nanone ngira ngo mbabwire ngo ndi ready kwakira ibibazo bitandukanye kuri iki kiganiro dukoze cy'uyu munsi cyerekana uburyo ishanga tukwiye kuzambara mu buryo bwiza kandi tukazihindurira amazina mabi zitwaga kandi zikatugirira n'akamaro. Ikindi tugomba kumenya ko imitako nyine y'Abanyafurika nayo igomba kugira agaciro kandi ikagomba no kutugirira akamaro no mu bashakanye ndetse no mu buzima bwose bwa buri munsi. Dutandukane rero nuko twajyaga tuvuga ngo abantu ngo bambara ishanga ni abarozi. Ntabwo ari abarozi, ahubwo ni uburyo bwo kurimba, mu buryo bwo kuryoshya imirimbo nyine. Reka rero dusoreze aha ngaha ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, gisa nkaho cyabaye kirekiremo, ariko ngira ngo mbabwire yuko biba ari ibintu by'ingenzi kubiganiraho. Ngira ngo mbabwire yuko guhugurana no muri ubu buryo nabyo biba ari byiza, kubera yuko ni creativity cyangwa se ni udushya tuba tugomba kongerwa muri ya mibanire yacu kugira ngo ibintu birusheho kuturyohera. Tuzazana n'ibindi bigiye bitandukanye, rero tugende tubihuguranaho kugira ngo turusheho kumererwa neza. Nshimira buri wese uzakurikira ino video akayirangiza. Ngira ngo mbabwire yuko hano rwose harimo gift itandukanye. Niba uri umuntu ukunda kurimba, ushobora no kuba uri mwubatse urugo muri aba rasta, aka ngaka nako ndakemera nk'impano, ndagatangamo gift. Okay, iyi shanga nayo ndayitangamo gift. Urabona ko ni ishanga nziza cyane. Umugore w'umurasta cyangwa se umufana w'umurasta ushaka kano kantu ariko ukaba wubatse urugo, ko hari n'abantu bazaza hari n'abantu bazaza kugashaka kandi batubatse. Please ndabasabye ntimuzambeshye, ngiye ndashaka abantu bari couple cyangwa se bari couple. Nibiba byiza kurushaho muzaze muzanye, hanyuma munansuhuze tunasuhuzanye, byaba byiza. Why not? Ikindi ahangaha hari akandi nako, urabona karimo tubiri. Ku mugore rero nawe wo mu rugo ushaka kurimba, ushaka kurimbira umugabo we, niba muri couple mukareba kino kiganiro mukagikunda, mukacyemeranywa, mugashaka kugira ngo mugerageze uburyo kano gashanga kaba keza, namwe nka couple ndakabemereye nyine. Umugore ufite umugabo babyemeranyijweho, aka ngaka nako ndakamwemerera nka gift azajya akambara mu buzima bwa buri munsi, hanyuma arusheho kurimba, namwe nzakabaha ibintu bikomeze kubabera uburyohe. Iyi gift nayo ndayemeye. Ubwo no kuvuga ngo harimo iyi ngiyi, ego nagakomejeje mu ijosi. Anyway, ibi biranahenda, ntimubibone gutya, bigurwa amafaranga. Bigurwa amafaranga kandi menshi, ariko nimba ari gift ni gift. Aka kakararasta, kutu tubara dutandukanye, gusa aka ngaka ko nako umugore waba ari mutoya, umunini ntago kamukwira. Aka ko ni kanini cyane, n'umunini kamukwira. So n'aka ngaka nako nagatanzemo gift. Ikindi utu ngutu dutatu, couple 3 zizafata kano kantu. Hanyuma ubwo reka mbabwire ngo ibiganiro byacu naho ubutaha, kandi ndabakunda cyane. Imana ijye ibampera umugisha kandi ibahe gusobanukirwa, kandi ibahe kuba mu ngo muryohewe kurusha kuba mwaba muri mu ngo zimeze nkaho ari muri gereza, sibyo? Yamvuga ivuga ngo urugo rubi ngo rurutwa na gereza. Muri couple z'Umurimbo TV cyangwa se mu bakunzi b'Umurimbo TV, ntabwo izi ingo tuzishaka, turazamaganye. Imana nayo ibyumve. Abasheri naho ubutaha, bye bye.